Mudusanze kuri set ya filime yacu, turimo turashutinga filime yacu yitwa Delira Company Series. Tuzabaha ibintu biryoshye noneho birenze n'ibyo twabahaga. Murabizi ntago tujya tubasondeka abakunzi bacu. Iyi filime tuzatwicisha kuri F1 Rwa TV. Buri cyumweru tubemereye ko tuzajya tubacishirizaho episode imwe. Ni filime ikoranye ubuhanga, irimo abastari batandukanye, irimo umustar muzi nka Hilary wagaragaye muri filime yitwa Intimba y'Ikinyoma, murayizi, iri kuri F1 Rwa TV, ndetse n'abandi bastari batandukanye. Turimo turafatirwa amashusho n'umukameraman wacu, umuhanga wacu mu DOP bamwita Sakwekwe, muramuzi mwese, yaratwitse ndetse Rwamagana, Kigali, ahantu hose. Tubashishikarije rero gukurikirana ibihangano byacu, n'ibihangano byubaka, n'ibihangano bifite message nzima byatanga urubyiruko, abana batoya ndetse n'abakuze. Icyo tubasaba ni umusanzu wanyu. Mujye kuri channel yitwa F1 Rwa TV, mukande kuri subscribe, mukore like, ikindi comment zanyu zirakenewe. Burya ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye kuko tumenya neza abakunzi bacu ko ari abakunzi bakadasohoka badukurikirana, tukumva ibyabo buri kimwe tukagikurikirana. Turabakunda cyane rero, murakoze.